zaka ijambo hari umwanya munini Kiriki aje gushaka Kiriki abakobwa bamwirutse umwana waje bo muri Amerika bamwiruka Kiriki ngo aje kumbwira arambwira ngo ma nzashaka umugore tuzaza tujana mu gitaramo umugore uzanshigikira mu murimo aranyicaza inshuro zirenga 3 ndamubwira ngo mwana wanje genda ndagushigikiye kuba Kiriki aza mu murimo akazana na madamu we mwana wa ngo wakodesheje ibyuma kugira ngo uheza abantu amazi ukodesha ibyuma na amafaranga watanze ejo mu gitondo nzaguheza 50. Tubanze duhe umubyeyi yavuge iminota 2 bahita basubiramo. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Yemwe umwanya wagiye ariko mbonye togenda nta kintu mvuze jugaruka nari natashe niri hano muri business sinari nabwiye Kiriki kuko ndi buze ariko nari nabwiye muri umunawe na mukuru we kuko ndi hano ngo ngere Nyanza nirengagije nari navuze Kiriki ngende nisange na Kiriki mu rusengero n'umugore tereka ntaha narinzi kuko nakora igitangaza cicaraza na Aimable na Richard noneho ndavuga ngo kugira ngo twisange turi batatu reka ntahe Akane nigakomeza nzagaruka ngo ngere Nyanza arampamagara atesema uri tindatashe mvuye Kigali atese ndiwogaruka tinjugeze Nyanza igihe nkiyamvuga gutya nimba yatekereje ngo amafaranga yanshiranye mbona nyohereje tike nama ndagenda ndinjira ndakatisha ndagaruka mwabantu muzamutinya umugambi w'Imana uzugenda utekereza ku Mana uyibaza atese Mana umfitiye umugambi nyabaki mwabantu Kiriki yashatse Imana kuva kera ari mutoya tukagira ngo birashira tukagira ngo birareka tugerageza kubigwanya iwaca ahantu Kiriki avuka ntimumvishe uriya mugabo ko yiganye na se nabase wabo bose na mukuru we Janvier nta muntu uzubaje imbere twari tuzi kuko ubuzima ari ishuri ariko Kiriki yinjira mu muhamagaro wa se Kiriki ise yari umuhanga icya kabiri akaba umuyumbi yageze asengera abantu bagwaye badayimoni bagahaguruka ise yagiraga ikundiro yageze anyura ahantu abantu bose bakamukurikira ibi bintu biza kuri Kiriki akiri muto tukavose Mana ibi bintu bije gute no kubera kugira uruhuha yasigara avuga ngo aragira igitaramo hari se wabo uri muri Turiki yigeze kuvuga avuga ati se Kiriki abantu ntibazoza bagira ngo none nugushaka amafaranga nukubasaba nimba ari ikintu giteye ubwoba nugusaba amafaranga kandi nukuri Kiriki ntabwo akenye gusaba amafaranga hano ejo bundi dukora ubukwe basewe babiri umwe yotanga inki 15 agakwera Kiriki undi akagenda kuri konti akakuraho miliyoni 10 tugakorera Kiriki ubukwe tudasabye undi muntu ariko Kiriki abo base wabo nta gaciro baha ikinda heza agaciro n'umuntu babana hano ndashima Imana kuko icyo kintu cagarutse cyase wa Kiriki kikinjira muri Kiriki abo base batagikurikiye
nanje ntagikurikiye ariko kikamwijiramo. Uyu munsi narinzi ko nsanga ari kumwe na Rishari na Imaburi na Cici kubera narinzi ko ari wiwi. None mwabantu mwe shima Imana kuko mwaje. Uze hano utaje gutaramira Kiriki. Uzuzana icifuzo cawe hano mu Kane. Wenda igisubizo cawe cananiranye gishobora gukemukira hano. Imana imwijushima. Ndashima Imana ko nagarutse. Ndashima Imana kuko mwaje gutarama. Ndashima Imana kuko mwaje gushigikira umurimo w'Imana. Ntabwo ari ugushigikira Kiriki, ni ugushigikira umurimo w'Imana. Kiriki batanze amaturo hano. Zaka ijambo hari umwanya munini. Kiriki aje gushaka. Kiriki abakobwa bamwirutse umwana waje. Bo muri Amerika bamwiruka. Kiriki ngo aje kumbwira arambwira ngo ma nzashaka umugore tuzaza tujana mu gitaramo. Umugore uzanshigikira mu murimo. Aranyicaza inshuro zirenga 3. Ndamubwira ngo mwana wanje genda ndagushigikiye. Kuba Kirikaza mu murimo akazana na madamu we. Mwana wa ngo wakodesheje ibyuma kugira ngo uheze abantu amazi ukodesha ibyuma na amafaranga watanze. Ejo mu gitondo nzaguheza 50 wishura ibyuma. Arakoze umubyeyi. Ni byiza kugira umubyeyi ushigikira mwana. Kiriki nanje ngira amakuru y'urushako rwa Kiriki. Ubutaha ninza mfite umwanya sinigeze mbwiriza kubera impamvu z'umwanya. Zobwiriza nimara mbabwire n'amakuru y'urushako rwa Kiriki. Ndi mwitangira kugeza rurangiye. Ndaruzi gose turana na Kiriki ariko umwanya wabuze sinigishije ibintu nari mfite mu mutwe. Nataramishije nyine kubera impamvu z'umwanya ariko nari mfite kubabwira hejuru y'impano kandi Yesu yari yabimbaye. Ariko ibi nivyo yashatse ko bitambuka. Nzobivuga ubutaha tugarutse tuvuye za Nouvelle-Zélande. Curanga emap. Tusigaje iminota 7 gusa tukaranga. Gabanya ibyuma amasaha yagiye. Mufungue umuryango. Umva. Egera. Umva. Get. Umva. Tusememe turasoje tugiye gukora defile muri rino kanisa yo gukora gahunda Akane ntika kigeze kaburo umuntu n'umunsi n'umwe tukazindu tugiye gutaha ino sare ya Kane twese hatabuze n'umwe
turama tuja ku murongo keretse abicaye ariko bahana imbere dukore defile de monde yo kuzuza kano kane kuko saka Kiriki naka Yesu. Kiriki se yoshobora kane, Kiriki se yoshobora amateraniro usibye Yesu wenyine. Curanga uko nguko imaba twama tugira uki hariya muduheza inzira pato tengeneza nji trumeta zombeka enkite kutela bordi chauffeza ngulu andrati. Curanga imaba Stefana tuje imbere Tugen Mutawara Tugen ugasanira umuryango wa Kiriki, ugasanira abashumba, ugasanira amakorari, ugasanira ministeri, ugasanira abayumbe, ugasanira abapapa, ugasanira abamama, ugasanira abakobwa, ugasanira inkumi. Buri wese wagize icyo akora hano umugasanira umuheza umugisha utagabanyije. Tuzongere dusubirane kandi turi amahoro. Helombra desabaziteka mukizanda kwihaye ni wowe wakarugane uko nzaba ndikose Yesu dusingiza uko nzaba ndikose uko nzaba ndikose Yesu dusingiza uko nzaba ndikose Yesu dusingiza uko nzaba ndikose Yesu dusingiza uko nzaba ndikose Yesu ndagusingiza. Bwana sifiwe sana.
Twafushije nzohimbaza Imana. Twaburaye nzovuga Imana. Dutunze nzovuga Imana. Twatewe nzovuga Imana. Turi bazima uko nzaba ndi kose. Zabanzaho zagusingiza. Haleluya. Tuzamurira Imana ishubahiro. Bacurange. Nitumara tuvuga imbaraga zima. Mode vari de jine. Mu giterane witi cya Kiriki cyohindura ubuzima bwawe rwose. Mu giterane witi cya Kiriki gisa naho kidafatitse ubuzima bwawe bwobona igisubizo. Mukiza ndakwihaye ni wowe wataruye uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza we uko nzaba ndi kose. Haleluya 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 we haleluya we uko nzaba ndi kose. Tema turangi nangashayima wa mutuzamurira hejuru twari tugeze. Aiwe muriro gwarurema wanashonoka we muriro gwarurema wanashonoka we. Ai bibi
bari bakiri muri gahunda nagize ngo yarangiye curanga buke amatangazo y'akandi kane nitumara pastor namusabye nukuganira ndakavuga mu bukeya turangize kuko ari amagahunda ari gukogwa hano tuyacikije bibaye kano kane amagahunda aremewe burindire mabo burindire ngo kubita mani magambo ndabashimiye mwese dutuze discipline bayitubwije dutuze ndashimira buri muntu wese waje ku munsi wa mbere nisegura kubera yuko hatari hazwi ni ibintu bitatu nagenzuye ugiye ukora ibintu umenya aho bitagenze neza icambere address yateje ikibazo address yateje ikibazo abantu baje uyu munsi barangira abandi nungu hari n'abayobye bikabakana bivamo bitewe no kandi hano nimba ari ahantu hafi hariho niho ariko kuyoba gutya bamwe baza bisange pfiriye rero umuntu wese wayobye Imana imbabarire nzamurangira neza kuwa kane ubutaha ubundi twatangije ari kabiri mu kwezi ariko ibyo si ihame kuko nije wabishizeho n'ibyo kubona n'iminsi iyo nawe n'iminsi yose tanuwomenya ariko kuwa kane tuzaturi kumwe na Ndamayize na Pastor Kado aho nibo bavuga butumwa mukubitire Imana amashi Ndamayize na Pastor Kado nibo bazaba arabavuga butumwa hano na Bishop kawe ni kari jewe sinubwo kumuvuga hama abatumigwa navugisha amakuru agira muri abiri ubwo Pastor azamfasha kuyobora n'umuhagarikizi na team kuva azaza amatimu abiri y'abayumbi kuva Gisenyi murayizi yabagasita ngiye kwa Manyamagara no izayowe na Kirumba twavuganye timu y'abayumbi ya Kirumba na timu ya Nyabiheke bamazi yinga hano bose hano mu ikanisa muhamagara abandi banyu amatike si ikibazo mwamuhamagara ikambi yose kuwa kane nizo timu z'abayumbi tuzakoresha n'abataramyi none twongera 5 kubera stress za gahunda reka nshike neza mbana gikubure nitumara dutahe mwakoze Imana bamugisha abo twakoranye ndabashimira guyereka Napoleon abakoze umurimo bose kuwa kane niho rendezvous
mbabwire semene haleluya duhe Imana icyubahiro haleluya umva ko mutakira dusubire duhe Imana icyubahiro haleluya mutuze buke mbaheze impuguro nke mutuzeho buke mva mbabwire impuguro ntoya ukuntu hari abantu baza bavuga umuntu yaje kubaka avuga ngo jewe ibyo nabyo ni impamvu y'umutekano w'umuntu ukuntu umuntu aba yize hari ikintu ushaka kubabwira igitaramo uko turi hano muri Kigali tutakibonye hano muri iki gitaramo cya Kiriki no mu gatatu n'ahandi ibitaramo biruzi hano i Kigali birahari byinshi semene haleluya ariko ndashaka kubabwira ijambo rimwe k'abantu batangije kino gitaramo ese Kirikari semene haleluya uko turi abantu bakuze Kiriki sinzi ko yonkurikira wenda ntiyonkurikira ndi umugabo ukuze ndi umugabo mukuru wenda nubwo habone itaye ariko ikintu ushaka kubabwira maze kwitegereza ibitaramo bya Kigali ari ibintu abantu baza bavuga bakavuga ngo baje kuvangira abandi sibyo nimba mufunguye kano kane kagende kagira indi shusho idateye kimwe n'ibindi bitaramo muzamutaramo semene haleluya kandi mukora igitaramo gifite umwihariko wacu igitaramo sukuza kureba abakobwa beza sukuza kureba abahungu ngo muze mwasuruware mwambaye neza mwisize mwiteye parufe icyo cyo gitaramo haleluya bana sifiwe uko twakwicara hano mbabwire turaziranye twese uko twakwicara hano tukaceka ngo dutuze Imana yo tubwira amakuru kandi afatika mwantegereye Imana yo tubwira amakuru meza kandi afatika ya buri muntu ariko abantu bakamavuga ese muzamugira ngo uko abantu bano bagabo bose bari hano ntibari mu Imana mwese muri mu Imana ariko mugende muheze ibintu agaciro bibiri zivuga ngo mwiheshe agaciro k'abakozi b'Imana ngo bagabura ibyayo semene haleluya mugende mwiheshe agaciro mushaka Imana semene haleluya ikindi kintu nari mbabwiye ngo duhudumiye semene haleluya nabonye umwuka yambwiye nimwumve wa umwuka yambwiye ngo dusirimbe bukeya uyu mwana uyu tumushakiremo amakuru y'abanaziri uyu mwana n'umunaziri tumushakiremo amakuru mu banaziri ni kumuka yambwiye uyu tugiye kumushakiramo apana sa amakuru y'abanaziri umwuka yambwiye ngo tumushakiremo amakuru y'abanaziri kandi si menshi rero tugiye kuzinda igisirimba niho nangiye mbahise umurongo bukeya si ukubavangira hanyuma kandi niturangiza ntabwo tuyavuga kubera ko nje mfite kurarana nabo mu gitaramo amen ariko kubera kuko bije ndasaba kugira ngo tumushakiremo amakuru kandi ugumubyine kimwe n'abandi ariko tugushakiremo amakuru y'abanaziri semene haleluya niturangiza tuheze mwene dusenge dutahe ndatanga haleluya imwe semene haleluya imwe gusa tuyimana icyubahiro ikindi nanibagiwe bafandi umva usare Nairobi sa dutarama gutandukanye icyo kora baravuze ngo buri karere kagira abadayimoni bako buriya u Rwanda rufite abadayimoni bago na Nairobi rufite abadayimoni bako buri karere kagira abadayimoni bako ariko twebwe Nairobi abaririmbyi tubahira umwanya wabo abayumbe n'abayumbi nimuzaza mugera mu gihe cyo guhudumira muza musingiriza abanyamasengesho abayumbe mu bapase bijire mu kazi ni nimero z'akabumba semene haleluya buriya Kiriki nani mwene data cici ndamuzi nigeze kumeza amerekezi wabo gikesha cici ndamuzi cyane nigeze kumeza amerekezi nko muri za 2000 ni inshuti yanje cyane buriya cici mwubahira kuko ari umuririmvyi kandi niyo impano Imana yamuhaye cici agomba kuririmba tukanezerwa tugafashwa abantu bakandika amandika abandi bakasobanura ariko byagera igihe byo kukurikirana ibyifuzo mukamenya ngo aba bantu bagomba gukina kuri nimero mugomba kubeza akazi k'ibyifuzo ariko abayumbe baza abakozi Imana bafite impano z'Imana bicare mu ndara za buri gitaramo batahe igitaramo duhere muri Mbuco gusa nk'abana muri marché sur place mugomba kuzamusingiza mukuhira abantu naje kubahiye icyo Imana yaguhaye nawe kubahiye umucuranzi ndakubashesha peruse kumwakira Nairobi nije uyoboye akarere ka Kayole nuzo uzonyandikire nzo kwakira
kandi nakiriye pastor Ngoboka ababwira igitaramo twataramye so dutarama tukicara tukumva Imana ikavuga apana ibintu zo kudistraire abantu